dufite igikorwa kandi twese tuzahemberwa. Reka mbibwire nawe ubashije kudukurikirana utari ubizi, dufite igikorwa cya buri cyumweru cyo kureba umuntu tugaburira. Niba mu cyumweru waryaga 20 cyangwa se 30, wihangane nibura ukuremo 500 cyangwa 1000, uzane tubashe kugaburira undi muntu wabuze icyo kurya. Nugaburira umuntu umwe buri cyumweru, n'ukuri pe ndakubwiza ukuri ko imigisha y'Imana izakubaho, kuko ngo burya gutanga biruta guhabwa. Iyo utanze ubona imigisha, na burya iyo umuntu yahawe nyine aba yahawe, ariko iyo watanze Imana ireba umutima wawe uko watanze. Abantu rero turi kumwe mwakomeje kugendana natwe, tukaba tugira abantu tugaburira buri cyumweru. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ndabizi ushobora kuba buri cyumweru urareba wowe uko ubigenza, ukuri ushobora kuzana ikiro cy'umuceri tukagenda tugashyira wa muntu abana be bari bagiye kuburara. Ushobora kuzana ikiro cy'ibirayi tukagenda tukamushyira, uzana ikiro nazana inusu n'undi yazana inusu, bikagenda bikagwira, umuntu akarya kandi yarangiza akagusabira umugisha. Nawe utari ubizi rero twagira ngo tukubwire ngo uwo mugisha we kugucika, nawe uze dufatane urwo runana tugendane. Ndabizi neza yuko Yesu Kristo uri kumwe natwe, ubwo ari Imana yabivuze tugomba kubikora. Ndabashimiye. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi ikomeze ibashyigikire. Abatameze neza Uwiteka Imana basange, atume mumera neza, kandi ndabizi neza yuko nirubasha nongeye kubasuhuza cyane nshuti bavandimwe aho muherereye hirya no hino mu Rwanda, mu ntara zose, abari mu mahanga mu bihugu bitandukanye, abari i Burayi, Amerika, Australia n'ibindi bihugu byinshi biri hirya no hino. Ahantu hari umuntu wese uriho wumva ururimi mvuga, aho uri hose Uwiteka Imana abane nawe kandi akwishimire. Turabanezerewe cyane kubw'uko mukomeza kubana natwe, muradushyigikira ku murimo w'Imana. Nukuri pe ntabwo nabona amagambo yo kuvuga, ariko Yesu ugira neza kandi utanga imigisha, abaha imigisha, abagirire neza. Abakomeje kudushyigikira mu murimo w'Imana w'ivugabutumwa, mukomeza kutubwira ko muri kumwe natwe. Hanyuma abo dusengana, ababashije gufashwa n'irivugabutumwa ijwi ry'ihumure, mukaba hari urwego rumwe mumaze kugeraho, hari aho mwavuye, hari naho mumaze gushyika. Imana y'amahoro ibakomeze, ibambika imbaraga. Turagarutse rero mu kiganiro ijwi ry'ihumure, mukomeza gukurikirana kuri Mpumuriza nguhumurize. Hanyuma ubagezaho iri jambo ry'Imana ni Mignone Rwagihuta Inkundwakazi. Nizere ko muri amahoro. Abatameze neza namwe navuga ngo Yesu abasange, abagenderere. Ubwo agenderera abandi namwe ntabasige. Ubwo ari bumanura ibisubizo namwe ntabasige. Ubwo ari bumanukire guhanagura amarira namwe ntabasige. Ubwo ari bumanukire kuruhura barushye nawe ntagusige. Ubwira Imana ngo ndagukeneye mu buzima bwanjye. Ubwira Imana ngo ni wowe nkeneye ubuzima. Ubwira Imana ngo ntagufite nta wundi nasanga. Imana niyo buhungiro bwacu, niyo mahoro yacu. Twagarutse mu kiganiro ijwi ry'ihumure. Uyu munsi turi ku wa mbere itariki 17 z'ukwezi kwa 10. Dutangiye icyumweru. Ndabifuriza gutangira icyumweru cyiza, mugubwe neza, amahoro y'Imana bane namwe, imigisha ituruka ku Mana ibagereho, kandi uko usenze Imana ikumve. Rero tugiye gusoma ijambo ry'Imana. Murabizi yuko akenshi inshuro nyinshi ntabwo ntibishoboka ko nshobora kuza ari gihe uje kuvuga, ahubwo nzanye ubutumwa buturutse ku Mana. Jewe nzangaha imbere ya
ngo uhumurize ntaje nkanjye, ahubwo mbanje nk'intumwa, mbanje nk'umuntu wahamagawe, watumwe, watoranyijwe muri ba bandi benshi muzi, nanjye mba ndimo mu batoranyijwe kugira ngo mbashe kuvuga amagambo y'ihumure ahumuriza umutima w'abantu bakurikirana ijambo ry'Imana. Uyu munsi tugiye gusoma icyanditswe kiri mu itangiriro ibice byaho 31. Tugiye guhera ku murongo wa mbere, hanyuma ndaza kubabwira aho turi buze kugarukira. Yesu abaho umugisha abo turi kumwe mwese, amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Haranditse ngo bukeye Yakobo amagambo y'abahungu ko bavuga bati, ibyari bya data Yakobo yabimwatse byose, ku byari ibya data niho yakuye ubutunzi afite bwose. Yakobo abona yuko Labani areba yuko neza, atakimureba nk'uko mbere byari bimeze. Umurongo wa kabiri, Yakobo abona yuko Labani atakimureba nk'uko yamurebaga mbere. Gatatu, Uwiteka abwira Yakobo ati, subira mu gihugu cy'abasogokuruza muri bene wanyu, nanjye nzabana nawe. Yesu ashimwe cyane. Uyu mugabo Yakobo yarakubititse. Yakobo yahuye n'ibintu byinshi cyane byamuvunnye biramugerageza. Izi nkuru abenshi barazizi, utazizi yaragiye ajya kuragira imikumbi. Uyu mugabo bita Labani ni sebukwe wa Yakobo. Noneho urumva yageze ahantu ahangaha ngo agiye kumva, yumva amagambo, yumva amakuru abaye menshi, nuko nawe hari amakuru ari hazenguruka hirya no hino, bitewe n'ubuzima urimo, bitewe n'urugamba urimo, bitewe n'amakuba urimo, bitewe n'aho uri, bitewe n'ibigeragezo urimo. Agiye kumva yumva abahungu ba Labani ngo batangiye gukwirakwiza inkuru. Baratangira bavuga ati, uriya mugabo mubona ntimubone buriya butunzi afite, yambuye data, yamwatse ibye, ubukungu mubona afite bwose nibyo yambuye data. Ntimubone yishongora, ntimumubone yibona, ntimumubone. Yakobo ngarangije amaze kubyumva aravuga ati, Labani data bukwe ntakindeba nk'uko yandebaga mbere, ntakinyitayeho. Biragaragara yuko asigaye. Birabaho cyane, birashoboka ko hari igihe ugira ibintu ukorera, ugakora ugakutuza, ukarara udasinziriye, abandi bakaryama wowe nturyame, ariko kandi hakagira abakuvuga amagambo, akagira bati, uriya bukungu mubona afite yagiye ikuzimu, buriya ni umujura, buriya ni iki, bakavuga amagambo menshi. Ariko nkuzaniye inkuru y'ihumure ikubwira ngo humura. Yakobo Imana irangije iramubwira ngo haguruka, va muri icyo gihugu urimo, Imana ikwimure aho hantu nawe hatakunejeje, ikwimure aho hantu ubona uri mu makuba no mu byago, ikwimure nk'uko Yakobo Imana yamubwiye ngo nahaguruke. Imana yamubwira ngo nahaguruke ngo agende mu gihugu cy'abasekuruza, agende mu gihugu cy'iwabo, ngo muri bene wabo. Haleluya. Agende ajye muri bene wabo, abasangeyo, cyangwa se ubwo yari afite icyo Imana igishaka ko ajyayo gukora. Noneho Imana irangije ijambo yaramubwiye ngo nzabana nawe. Haleluya. Imana irangije ibwira Yakobo ngo nzabana nawe. Imana ishimwe cyane. Hanyuma rero dukomeje gusoma hepfo yaho hatubwira ukuntu amaze kumva ibyo byose biriho bivugwa n'abo baramube, twebwe niko tubyita, kuko abo bari basaza b'abagore be, bamaze kumwandagaza ku musozi, bamaze kumuvuga, bamaze kumuvuga ibyo bashaka. Bavuga ati, buriya nubwo nagendera muri iriya modoka sha, muramureba, muramubona agenda, ariko sha arabyiratamo se n'ibye, arabyiratamo si ibya data, arabyiratamo se, kandi nyamara yarabiruhiye. Kuko Bibiliya ijambo ry'Imana uko ritubwira ahangaha muri iki gice,
habanziriza kuri 30 hatubwira ukuntu yagiye akajya agenda kuragirira sebukwe imikumbi, bikagera ahantu ibiguzi ibyo yagombaga kumuha yaragombaga kubanza kumuhereza umukobwa we uwo basezeranye ntiyaba ari wamuha, arangije amuhereza undi, arangije amubwira ati ko wampaye uwo ntashakaga, aranyamuga ati wongera ukore indi myaka. Nabwo arihangana arongera arabikora. Bitwigisha iki? Bitwigisha kwihangana muri uru rugamba turimo, bitwigisha kwihangana mu bigeragezo turimo, bitwigisha gukomera. Haleluya! Bitwigisha gukomera, bitwigisha gushikama, bitwigisha guhagarara tudatsinzwe, bitwigisha kwihangana mpaka tukagera ku ntego y'iki Imana ishaka ko tugeraho. Imana ishimwe. Yakobo arihangana arakomera, arakora mpaka barangije. Urumva bwa mbere bamuhaye uwo atashakaga, uwo atasabye, barangije amaze gukora barongera bamuhereza undi. Haleluya! Bamuhereza noneho nyirizina uwo yashakaga, ariko baramube ntibabinezererwa, baravuga bati ubutunzi afite n'ubundi ntabwo ari ubwe n'ubwa data. Ngo byageze ahantu Labani akajya agerageza Yakobo cyane, aramuriganya akajya amubwira ati nuramuka ubwo uragiye rero iriya mikumbi iriya niramuka ibyaye umweru niwe uzatwara, niramuka ibyaye umukara niwe uzatwara, niramuka ibyaye umutuku. Urumva ko ari ukumugerageza, ariko Imana iha Yakobo umugisha. Mvugira ngo amina. Ihereza Yakobo umugisha uko Labani yavuze ngo niramuka ibyaye umweru nizo azatwara, zarangiza zazindi zose koko zikabyara imyeru. Haleluya! Hari igihe umwanzi wawe hagutegeye atari hazakubonera. Hari igihe ibigeragezo uriho unyuramo uhumure, Imana iraje gutabare, Imana iraje guteturure, Imana iraje kurengere, kubera yuko hari Imana ivuga bikaba, yakora bigakomera. Imana yari iri kumwe na Yakobo kuko yaramubwiye ngo genda mu gihugu, nzabana nawe, nzagushyigikira, icyo uzakora cyose nzagiha umugisha, icyo uzakora cyose. Haleluya! Ese nawe waba waravuganye n'Imana? Imana ishimwe cyane. Yakobo arangije ahamagara abagore be ngo bamusange mu rwuri aho aragiye imikumbi. Arangije arababwira ati rero bagore banjye, mbabwije ukuri, Labani papa wanyu nta kinshaka, maze iminsi burya ijisho rikureba neza n'irikureba nabi ntabwo uriyoberwa. Nawe umuntu mwagendanaga kwishimiye ntabwo iyo yahindutse ntushobora kubiyoberwa. Umuntu mwasangiraga iyo yahindutse ntabwo wabiyoberwa. Umuntu mbese mwagiranaga inama yahindutse ntabwo wabiyoberwa. Nawe rero Yakobo yarabibonye ko Labani yahindutse. Arangije abwira abagore ati nimuze tuganire, ndabona data bukwe yahindutse, ndabona Labani yahindutse, ndabona yabaye ukundi, ndabona ntazi ukuntu bimeze. Barangije habonekamo umugore w'umunyabwenge, arangije aramubwira ati none se iwacu kwa data ugira ngo hari umugabane tuhafite? Iwacu kwa data ugira ngo hari icyo tuhafite? Buriya ajya kudutanga adutanze, nta kintu na kimwe tugifiteyo, nta mugabane tugifiteyo. Noneho rero ibyo Uwiteka Imana yanyaze Labani, ibyo Uwiteka Imana yanyaze data, ibyo nibyo byacu n'abana bacu. Haleluya! Ibyo nibyo byacu n'abana bacu. Umugore warangije aramubwira ati icyo Uwiteka ari bukubwira bari cyo ukora. Imana ishimwe. Nanjye nzanywe no kukubwira ngo icyo Uwiteka Imana akubwira aba ari cyo ukora. Nakubwira gusenga usenge, nakubwira ngo genda ucuruze ugenda ucuruze, nakubwira ngo genda unkorere aba ari ukorera, nakubwira ngo gaburira umuntu umugaburire, nakubwira ngo ambike umuntu umwambike. Njya ntangara cyane nkumva ndababaye. Umuntu akagira aricyo ugasanga arakubwira ati numvise rwose buri kwezi stoki wawe nta biryo bizongera kubura, nzajya mpaha nkuzanire, numvise rwose Imana ivuganye nanjye ko ngomba kujya ngira gute, nza nkaguhahira ku buryo utazongera kugira inzara. Akabikora ukwezi kumwe, amezi abiri, ukundi kwezi agahita akuraho telefone.
nibura ntanakubwira ati rero nanjye aho nakuraga byanze cyangwa se nta kazi mfite cyangwa se byahindutse wihangane, akagenda telefone akayiniga akayirya urwara agaceceka. Ajya kubikubwira ntabyo wamusabye, yakubwiye ko ari Imana yabimubwiye. Buriya umuntu ashaka kubwira ati numvise umutima wanjye uriho umbwira yuko nibura nazajya nguhahira, numvise umutima wanjye uriho umbwira yuko nakwambika, numvise umutima wanjye. Ariko kuvuga ngo Imana yavuze, nshuti yanjye twitondere kuvuga ngo Imana yavuze, kuko Imana iyo yavuze ntabwo Imana igikora amanyanga. Imana ishimwe. Uyu mugore wa Yakobo rero aramubwira ati icyo Imana iri bukubwira aba ari cyo ukora. Niwo kumubwira ngo kuko twabonye Imana yawe ikora imirimo n'ibitangaza, haleluya, kuko twabonye Imana yawe isobanutse, ikiri bukubwire cyose ugikore. Imana ishimwe. Ikiri bukubwire cyose twe turi tayari kuko twabonye Imana yawe. Imana ishimwe cyane, haleluya, haleluya. Nagira ngo nkubwire mu ijwi ry'ihumure, nagira ngo nkubwire ngo ntagire ikigukanga, ntagire ikigutera ubwoba, ntagire ikiguhahamura. Icyo Imana iri bukubwire aba ari cyo ukora. Reka mbabwize ukuri, hari Imana itabara, hari Imana itajya yivuguruza, hari Imana isezeranye igasohoza, hari Imana ikora imirimo n'ibitangaza abantu babireba bagatangara. Iyo rero kuko yitwa igitangaza ntabwo igitangara. Mvugira ngo amina, haleluya. Iyo Mana rero niyo nje kukubwira mu ijwi ry'ihumure. Hari abantu babona hari aho ugeze, wari umukene, wari warishwe n'inzara, warambaraga ubusa, bari baraguhimbye amazina, baragize gute, bajya kubona bakabona Uwiteka arararara aravuguruye, bajya kubona bakabona ibintu biriho birisuka, bahita batangira bakavuga ngo babikuye ikuzimu. Ariko ntabwo ari kuzimurata, kubera yuko icyo Imana yakubwiye nicyo wakoze. Nakubwira ngo umugisha wawe ahantu uri naho ngaho nyine. Umva ijwi ry'Imana, ndakwingingira, ndahendahenda Imana Nyiringabo, Imana yaremye isi n'ijuru, umurengezi w'ubugingo bwacu, soko y'umunezero, haleluya, gakiza kacu. Imana yororokire kukuyobora, ikubwira inzira ugomba kunyuramo, ikubwira icyo ugomba gukora. Niba ari ugucuruza caguye uyicuruze, niba ari ugucuruza inyanya uzicuruze, niba ari icyo ari cyo cyose, apfa kuba ari Imana ivuganye nawe. Harezeleborekile monde sayene. Niba ari Imana ivuganye nawe ntagire ikiguhungabanya, niba ari Imana ivuganye nawe ikikubwiye ugikore, niba ari iguhamagaye uhaguruka uko imbaraga zawe zingana, niba ari Imana, haleluya, 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 unyemerere. Niba ari umuntu ukwiriye gufasha, umufashe ubikunze. Niba ari umuntu ukwiriye kugirira neza, umugirire neza, kuko uwo muntu ugiriye ntabwo ari we uzaguhemba. Oya, ashobora no kutabyibuka ntagushime, ariko Imana Nyiringabo kuko ariyo yabivuze, ikakubwira ngo genda wambike minyoni, mwambike, genda ugaburire minyoni, mugaburire, kuko ari Imana yavuganye nawe. Iyo yonyine izaca inyuma ruhinga, umugisha wayo ugucushumukeho, imbaraga zayo zigucushumukeho, ubwiza bwayo bugucushumukeho, icyubahiro cyayo kibane nawe, igutwikire, ikurenza ababi, irwanye ibikurwanya, ihiga ibiguhiga, kuko ariyo yavuganye nawe. Imana ishimwe cyane. Turi mu ijwi ry'ihumure. Ese hari aho uhungabanye? Hari aho ubona bigukomereye? Hari urugamba ubona utashobora? Umurwanye ni Yesu. Emera umwegere. Yakobo yakurikije icyo Imana yamubwiye. Ikintu cyanejeje umutima wanjye rero hano muri iri jambo, Imana yaramubwiye ngo genda nzabana nawe. Genda nzabana nawe. Ese nawe iryo jambo ryanza urarifite? Genda nzabana nawe. Humura, genda nzabana nawe. Humura, ntabwo nzagusiga. Genda nzabana nawe, nta hungabana uzagira. Genda nzabana nawe, bikore nk'uko mbikubwiye. Haleluya, haleluya, haleluya. Ijambo nkuzaniye nirikubwira ngo icyo Imana ikubwiye ugikore
nk'uko kiri. Icyo Imana ikubwiye ugikore n'umutima ukunze, kuko ariyo ibikubwiye izabana nawe, kuko ariyo ibikubwiye izagushyigikira. Amen, amen, amen. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi bagirire neza. Nagira ngo nongere n'ukuri mbashimire mbabwira ngo umugisha Imana itanga utagabanyije ubagereho. Hanyuma urukundo rw'Imana rukomeze rubane namwe, rubagote, ubwiza bw'Imana bubabeho, imbaraga z'Imana zibabeho. Wowe ukeneye gusengerwa waduhamagara, uraza kubona nimero hasi, waduhamagara. Nkomeza gushimira abantu turi kumwe, dukomeza gusengana, dukomeza kubana umunsi ku munsi. Ni ukuri Imana y'amahoro ikomeze yagura imbago zanyu, ibagirire neza. Hanyuma dufite igikorwa kandi twese tuzahemberwa. Reka mbibwire nawe ubashije kudukurikirana utari ubizi, dufite igikorwa cya buri cyumweru cyo kureba umuntu tugaburira. Niba mu cyumweru waryaga 20 cyangwa se 30, wihangane nibura ukuremo 500 cyangwa 1000, uzane tubashe kugaburira undi muntu wabuze icyo kurya. Nugaburira umuntu umwe buri cyumweru, n'ukuri pe ndakubwiza ukuri ko imigisha y'Imana izakubaho, kuko ngo burya gutanga biruta guhabwa. Iyo utanze ubona imigisha, burya iyo umuntu yahawe nyine aba yahawe, ariko iyo watanze Imana ireba umutima wawe uko watanze. Abantu rero turi kumwe mwakomeje kugendana natwe, tukaba tugira abantu tugaburira buri cyumweru. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ndabizi ushobora kuba buri cyumweru urareba wowe uko ubigenza, ukuri ushobora kuzana ikiro cy'umuceri tukagenda tugashyira wa muntu abana be bari bagiye kuburara. Ushobora kuzana ikiro cy'ibirayi tukagenda tukamushyira, uzana ikiro, nazana inusu n'undi yazana inusu, bikagenda bikagwira, umuntu akarya kandi yarangiza akagusabira umugisha. Nawe utarubizi rero twagira ngo tukubwire ngo uwo mugisha we kugucika, nawe uze dufatane urwo runana tugendane. Ndabizi neza yuko Yesu Kristo uri kumwe natwe, ubwo ari Imana yabivuze tugomba kubikora. Ndabashimiye. Imana y'amahoro ibaha umugisha kandi ikomeze ibashyigikire. Abatameze neza Uwiteka Imana abasange, atume mumera neza, kandi ndabizi neza yuko nirubasha nindiho.